mwagaburiye abana banyu mwishiye amazu yanyu mwarubatse bamwe mwaguze n'imodoka vava yabaha gashope urarangije ararwaye aragutakambiye uratangiye ngo ni plank ese bwo yaba na plank nago wajya kubireba we uri n'ikimara uri igicucu ndagututse kuri no kamera nje nago mbeshye sibyo ibaze ikintu gitangira umuntu yaranapfuye ubu yaranaboze yaraboze mani nese ureka nkubwira nimba ngiye afite ikibuno abantu benshi bari kuririra bari kujya kugura mu mujyi bari kujya kwibagisha nka ba Brian kugira ngo bagire n'ikintu babone buntu nkabanyicunda nkagicugusa ariko reka tujye twitondera ibyo tuvuga ukuntu wafata abagabo ngo batuke mana abagabo badufatiye runini abagabo baduha ibyishimo ugiye kubatuka nje ntago natuka abagabo no kuri kw'Imana oya sinatuka abagabo pe abagabo ashoboze ko umugabo agushimira ahantu udashyikira wahanze Aisha watanze umwanya wo gutuma bakurira bakibuka ko nta kibuno ugira kandi imbere ntago ibyo bintu najyaga mbona muri comment babivuga muteye abantu bari mu mpande zitandukanye z'isi mumeze neza cyane nditegura muza kuryoherwa n'ikiganiro cyacu muri rusange rero muri kumwe na engineer Don Torino Santos Martial ndetse nkaba ndi kumwe na Mishuketi vuga ngo nago ndakura ngese warakuze wowe muze nk'ubutaka okay ni byiza rero cyane Mishuketi umeze gute Chameze neza ndashima Imana umeze neza ndabona umeze neza cyane urabona namwe murabibona tumeze neza cyane dufite swaga nyinshi cyane abantu uyu munsi tugiye twebwe abantu kuganira ku bintu bigiye bitandukanye ukwezi kwa karindwi kwabaye ukwezi kwamarira ku bantu benshi cyane ku mande zitandukanye z'isi ukwezi kwa karindwi kandi kwaduhaye inkuru nyinshi cyane mu by'ukuri ubona ko zari zifite ibintu byinshi cyane zihishe harimo abakobwa babwiye ko abagabo twese turi amagweja n'ibyondo n'ibindi twabonye n'ibimonyo twabonye abantu benshi cyane bavuga neza amadivorce agiye atandukanye y'abastar wowe ubona gute mu by'ukuri uku kwezi kwa karindwi kwakiriye gute muri rusange ariko rero kuno kwezi sinzi n'imyaka irimo uzika nabwo twabuze Buravan la la uku kwezi ubundi uku kwezi kwa karindwi sinzi pe nokuri uku kwezi kwa karindwi niko twabuzemo Buravan none ubu ngubu noneho twabuze na vava yari umusangira ngendo wanjye yego sha twasangiye byinshi vava ni kenshi cyane twajyaga tuganira nkumva ukuntu atajya abeshya yagiraga ukuri kwinshi hahandi kwakubabaza kutakubabaza ibyo nyine birakureba ni wa muntu utaragiraga bifu ngazimarana igihe ngo nararakaye ngo nanze misho oya pe yahitaga akubwira mu kabicoca bikarangira mbese we nabwo yarameze nk'ukuntu abanyarwanda twe turenzaho bya bintu byo kurenzaho we nabwo yabigiraga nukuri vava Imana iguheruko ridashira iyo nkuvuzeho ndarira mu kiganiro pe kandi ntabwo uyu munsi mfite gahunda yo kurira ariko nanjye vava naramukundaga by'umwihariko byatari kabisa naramukundaga by'umwihariko byatari by'umwihariko bimeze gute by'umwihariko ngiye nkunda abantu nka bariya ba vava kabisa ukuntu yavugaga ukuntu yari sympathique ukuntu wabonaga akunda abantu aza gutuma ndira se oya kubera ko reka nkubwire nje nagari ibintu byo kubeshya vava we ubundi vava ajya gutaha ubukwe yatashye yarambwiye twe tuvuye mu kiganiro kwica nimwe uwo muntu twagiye gukorana ikiganiro ajya kutugurira inkoko Kimironko tumaze kuyirya tumaze no kunywa vava arambwira atakundi mishu twakwijyaniye Nyamasheke ejo bundi nyine bwari buke rimwe ubundi bwa kabiri akaba ari bwagenda arambwira ati mishu twakwijyaniye Nyamasheke koko mu bukwe ndamubwira rero nje namukozi mfite mu rugo ntago byakunda ariko tutararenga kuri vava ndakwinyiza mbabarira ngaye abanyamakuru mukadukama mwagaburiye abana banyu mwishiye amazu yanyu mwarubatse bamwe mwaguze n'imodoka vava yabaha gashope urarangije ararwaye aragutakambiye uratangiye ngo ni plank ese bwo yaba na plank nago wajya kubireba
nubundi ko muhururana na kamera kuki mutazihururanye nubundi ngo mujye ariko mutabare kweri okay ngewe ubivuga gutya ntacyo nakoze ariko nubundi vava nanjye ntacyo nta kintu cya danje yanyingirije ntacyo nongira sibyo akiyomba nyifite vava uburyo yabahaye mwaraguze ibirayi mwahashye ibintu byose oya vava yatanze show ku bantu benshi n'ibyishimo byonyine y'abanyarwanda ibyishimo nago biramba nubundi biranasaza abandi bo yabasigiye amafaranga mwarubatse ari abantu benshi muri bo barimo n'abataramutabye ahubwo se wivuga ngo benshi muri bo ni bande se ahubwo habe n'uyu numwe wigeze ajya gutabara vava no sibyo ntago bishoboka ibindi nabyo ngiye kuvuga nabi ibindi nabyo ngo abadespora ngo muri gushaka ko babaha amafaranga bari bamaze niyo bana yabahereza abadespora n'inyoko niso wanyu niki ku buryo wajya kurakara ukavuga ngo diaspora ngadahereza amafaranga vava nimwe mwatumye apfa mwanze ko yivuza iyo wenda banamuha amafaranga akivuza neza yari gukira hari n'urundi none kiriya kintu ubundi kimeze gute ngo ni Bosco y'ipa yawe uri n'ikimara uri igicucu ndagututse kuri no kamera njye nago mbeshye sibyo ibaze ikintu gitangira umuntu yaranapfuye ubu yaraboze mani ubu ko nekereza ubu yaranaboze sibyo uratangiye uravuze ngo kucya atizigamiye ngo kuburyo isanduka ye ngo bayigura ariko se ibyo imico abanyarwanda n'ibyo gushinyagurira abantu we Bosco nani ngingi kurengera wowe none reka nkubwire sibyo so wavuze ngo abastari nago twizigamira ngo nago twizigamira ngo turapfa bakatugurira amasanduka ngo turapfa ngo bakagira iki nani ibaza umuntu yarapfuye sibyo byaranarangiye mwamuretse akaruhukira mu mahoro byibuze ko nubundi mwavuze mwarogoswe mani mwararutse nanuko mwanavuze mwararutse vava yafashaga nyina vava yafashaga abana yarafite abantu benshi cyane kabisa yarafite abantu benshi baburi ku mutwe agomba gushakira abana niba kitagira umuryango gute gishaka kwinjira mu bandi mu mibereho yabo no mu buzima bwabo wamenye ibyawe bro wamenye ibyawe Imana uyu mukapo yarandakaje ntabwo wabyumva ibase gushinyagura ugashinyagura none umuntu wapfuye uziko mani vava tuvuga ubu ngubu ashobora kuba yaranaboze gute kuko nkaho usigaye none wapfuye uhagaze none se Mishu ntuza we uravuga ku kigo nanone kuri uriya wita pasiteri nawe wagendaga nawe avuga ati ibi ni pasiteri Claude sha ese buriya njye hari ikintu njya nibaza sibyo ako yarambabaje umuntu w'umukozi w'Imana noneho Mana Mishu erega birabintu ngo ari kurya inkoko ngo ari kuzirira ngo mu bitaro ngo akarya ngo saa sita ntarye ngo ubundi ngo akarya nijoro ngo kugira ngo akomeze atera abantu muwe ngo amadolari ngo aje ngo y'aba diaspora ngo saa sita akagaragaza ko arembye arwaye ngo kandi ngo akarya nijoro burangiye hari ikintu nibaza kimwe buriya Pastor Claude asa ni pasiteri koko buriye nge ndashaka kuzahura n'amaso ku maso kabisa ashobora kuba ari nk'izina yihaye ngo Pastor Claude noneho bano bantu bari kwiyita abapasiteri bari gutuma uri kumva umuntu ahurwa abapasiteri neza akumva bamugeza aha sibyo nimba ubona pasiteri umeze nka Claude uri kumva gute ko wakomeza nibura kumva abantu ngo n'abapasiteri ukabiha n'agaciro nje ntago nyubaha n'abapasiteri kubera bano bantu baza batukije izina ry'Imana baza guhanurira nawe yapfe akagenda muzahanurire banyoko nabaso nje muri kumanurira nawamanurira bamanurira ibikise sinakubwiye kuno bane ubwo ngo Mana y'Imana kuva yaramaye amafaranga ngo ngiye gukurikizaho reka twivugire kuri Claude ubundi Claude sura umubyeyi buriya wabona waranabyaye nukuri simba mbizi niba mwaranabyaye ariko ibyo ari byo byose ukuntu ufite uruhara mbona rugiye kugera no kubirenge warabyaye pe warabyaye niba utaranabyaye warahombye pe sibyo ariko niba warabyaye ugafata umwana w'umukobwa nk'uriya ukamwandagaza ukavuga ngo ari kwirwaza ngo ari kugira gute akebugereyemo mugenzi wawe niko nawe ugererwamo byanga byakunda ibintu wakoreye vava ugatuma batamutabara kubera ubigambo byawe uzabureba nukuri Imana izamfashe mbeho urwo rupfu bavuga ni ruzambeho ubundi nkubone shakoro nkubone pe nkubone iherezo ryawe wowe none uzagira iherezo Mana nazi ukuntu rimeze
sibyo njyewe na Claude najyaga nza hano ahangaha nkahahurira nawe mu biganiro nkabona nyine n'umuntu mwiza nsuhuza agira ibiki nyine turi inshuti tubanza dufitanye n'amanimero ariko narababaye ndarakara kumubona ibintu yari ari kuvuga kuri Vava ese Vava ubundi umuntu w'inshuti iki ariko Vava none reka rero nawe witwa Briane we mbona ikiganiro yakoze Briane se nawe yaravuze yes we ako Buriya ko wavuze ngo dore imbogo yararushye ngo reka ruhuke we yaruhijwe n'ibiki Briane rero tuzano ku macano imbere ya kamera tukavuga twageraho none tugateshaguzwa yaravuze aravuga koko arangije ati rero ati urupfu rwa dore imbogo ngo ntago rwambabaje umunyamakuru ati kubera iki ati impamvu rutambabaje yararushye reka ruhuke yararushye dore imbogo yararushye rero hari igihe Imana ireba umuntu arushye ikamuruhura niko Buriya we ntago urushye uzi umuruhu ufite nawe urarushye kuri isi ntabwo nawe akeneye gupfa ubwo nawe akeneye gupfa yes nawe pfuruhuke urarushye urananiwe hano kuri isi nta muntu utananiwe n'umwe twese turarushye turananiwe nese reka nkubwire sibyo urabona nka gutya twicaye kankubwire ukuntu turushye twanananiwe tunameze nabi ubu nk'aka kanya nshatse kujya kwihagarika nkakubwa nkamera nabi urabona bitanca mu ijambo nkajya kunyara none se ugira ngo ntabwo ubwo ngubwo mbandushye mbananiwe biba binanije mbandushye pe mbandushye ibyo bintu birababaza ibaze nawe ibintu bigutungura ukabishaka ugahita uva mu bantu ukagenda ugahaguruka wabishaka utabishaka twese turananiwe sisi ibaze Imana ibira bintu byarambabaje nawe akumani ubundi Vava mwamuretse nje ndikumva bamuhaye amahoro akiruhukira mani reka nkubwire reka dusigare basi dufasha abantu yasize kuko Vava yari afite ibibazo byo kureberera nyina yakundaga na nyina disi birenza ko nta muntu wanganye usibye igicucu n'ubundi ariko Vava byo yakundaga mama we kabisa yakundaga mama we kandi koko urumva nta kindi reka dukorera imiryango yacu tugira gute ariko ikibazo n'abantu badusembura abantu bavuga ko Vava ashobora kuba n'ubundi yararozwe urabyemera ni uburwayi busanzwe Vava yararozwe pe yararozwe ako n'uburozi buravurwa oya yararozwe kuko reka nkubwire ubundi Vava atarava inaha ngo ajye Nyamasheke mu bukwe Vava yagiye ari muzima pe sinkubwira ko twe turi gusangira hari umuntu wari watuguriye inkoko twe twakoranye ikiganiro ajya kutugurira inkoko atugurira icyo kunywa turanywa tumera neza noneho Vava turaganira urumva arambwira nyine ngo tujyane Nyamasheke atarajyayo rero muri ubwo bukwe yambwiraga ngo tujyanemo ntabwo twajyanye ko narambwira ati nta mukozi mfite kandi koko byari ukuri iyo mba mufite wabona twe no kujyana gusa n'ubundi umuntu aroga ashaka bashobora kuba batari kundoga ngiye bakaroga we sibyo kandi Imana abantu rega batugirira ishyari usibye Imana ubundi turinda urumva usibye Imana iturinda uzi Imana yagukuyeho amaboko abantu uzi abantu batwanga ukuntu bangana bro ubu nk'abantu banyanguza ukuntu bangana ejo bundi umuntu yanditse muri comment ngo afite ikibuno ngo kimeze ngo wajya ngo ni igifuka gipakiyemo amayezi amayezi sinzi n'ibyo ari byo ngiye natekereje ngo ni amabyi ariko wabona atari amabyi simbizi ariko singiye kubabeshya nta muntu ubura umuntu umwanga ngiye mishuke turkumva nese ubureka nkubwire nimba ngiye mfite ikibuno abantu benshi bari kuririra bari kujya kugura mu mujyi bari kujya kwibagisha nka ba Briane kugira ngo bagire n'ikintu babone buntu nkabanyicunda nkagicugusa arakasa mutwe none oya reka tweguranwa n'agahinda ka Vava ngo tubabare yaragiye Imana n'ukuri Imana ikomeze guhiruko ridashira naragukundaga umutima wanjye wose kandi nta buryarya burimo naragukundaga wari ubizi yarananabizi kandi yarabizi nanjye ko ntagira ibintu by'uburyarya kubesha umuntu ngo ndamukunda iryo jambo sinyandikinisha sibyo ariko ikintu narenzaho Vava mwiza uruhukire mu mahoro kandi Imana yo mu ijuru nifashe nge nzagira ikintu nkora nk'ukuntu yakundaga mama we nk'ukuntu yakundaga abana be sibyo ahubwo ubu nakagombye kuba ndimo mbona campaign zo gufasha abana ari nk'abantu yagiriye abantu benshi byibuza bakaba batireka turebe tugire n'ibintu tumwoherereza abana bagire gute ntuzajya yazaterayo kamera kuko tumaze kubona abantu benshi b'abastari bagize ikibazo yibaza abantu bafite hari birashoboka hari ikibazo ubonye nk'amafaranga ukoherereza ya nimero ya ba mama wa Vava ukavuga uti abana basi mubagurira utwenda mubagurira iki
birashoboka ariko n'abatera kamera nabo babikoze n'umutima mwiza nabyo nta kibazo. Sugura byemera biro byo gutera kamera. None se su kugira ngo hamamazwe umutima mwiza. Ikintu mwamushaka rega nawe uri umunyamakuru rega nkubwire sha. Ngiye kubwira nubwo twicaranye. Sibyo ikintu mwamushaka ngewe narakibonye. Mugira ngo nubwo ubimukoreye akuna nacuruza. Nyine havemo n'izindi nyungu za. Bijye gufasha n'abandi nanone. Ibiheze bifasha. Niba ufashije umuntu umwe bikagaragara hakabonekamo n'ibindi bivamo umuntu akajya gushaka gufasha umuryango wawe n'abandi ari uwanya ari n'uwabandi. Ariko mwabanyamakuru mwe akomana koko nukuri kw'Imana muhindure mugira imitima mizima. Basi muduhamagare tubakorera ibiganiro biryohe ariko basi nitunarwana mutugereho. Ibaze sobona nka Mishu ubu bashobora kunsohora mu nzu bakansunika bakambirindura genda wawe urumva abanyamakuru ari uko abanye n'abantu bose ukabona uwo mamagaye ukabona we nta nubwo yama amafaranga kubera iki mutagira imitima mizima koko ko twe muduhamagara ati muze mudukorere tukaza Vava bamufataga nk'umuntu utazi ubwenge ariko Vava aranarenze je naramukundaga byatari ibaze ko guhisha abana ngiye ntabishobora ariko Vava yarabishoboye yarabahisha kugira ngo abone ukuntu yicururiza amana abone ukuntu yibonera ibyo wenda yavuga ko afite n'abana hari igihe mutari kuzajya mumukoresha ibiganiro bakagira ngo aje gushakamo indonke gusa n'ibiki byose ako Vava mana nyagasaba cyane kabisa ararenze ariko by the way no kuri tubigire tubivugeho neza turamushimira cyane ahantu ari Imana mu amahoro n'umugisha gomeza ruhukire mu mahoro ya nyagasani kabisa byanga ibikunde hari ikintu Imana nibigenza neza abantu bazagenda bashaka uburyo biyegeranya dutangira uburyo bwo cyane kabisa kugira ngo byibuza nabo ngabo yasize yashakira ngo umugati batazagira ngo nyina yabanye nabi n'abantu kabisa gusiga umuryango cyangwa gukaza Kigali ukajya wongera usubirayo ni ibintu biba bikomeye kandi byiza cyane si byose ariko ikintu nakunze tuzabishaka uburyo bwari byo bwose ukuntu yagiye gupfa kiyeza akavuga ati muzansabira imbabazi naba nazashobora gusubira inyuma Kigali ngo mbasabe imbabazi muzazi bansabire sibyo burazira imbabazi ko umuntu utazi Vava ninde nawe kabisa icyo yapfuye yariyejeje gusa nanone dusoje kuri bino bintu yariyejeje buriya nicyo mpamvu navuga n'abantu bigira abahanuzi cyangwa se babahanuzi yerekano yo kuvuga ngo bigira wasanga ari nabo bashaka uburyo bahanura n'ibintu byiza noneho n'ibyo bintu n'ibyo ari na kibi amukurikirane byibuza agira ikintu yamufasha kigaragara cyatuma uwo muntu agaruka guhanurira umuntu kugira ngo uzagaruke none umubwire ngo ibi n'ibintu apfe gusa gutyo gusa ngo yanze ngo kumvira ngo ibyo wahanuye ngo yangize kugira gute none se wakoze iki nyuma yo guhanura nk'umuntu ubibona kugira ngo icyo kintu kibeho gute umuntu aza akaguhanurira ngo ugiye gupfa ibyo bintu bitature mu mutima muba mubitubwirira iki ko ngo ugiye gupfa ibaze bakubwiye ngo ugiye gusara wahita usara ahubwo kurushaho uziko wahita utora amashashu uwo munsi babikubwiye reka nkubwire nimba Imana yakubwiye ibintu koko ndabyemera bishobora kuba ari nabyo sibyo reka turekere kuri Vava kabisa tubona muri kabisa ariko ngagiye gupfa wagira ngo niwe bamwishe nabonye hari n'uwo muhanuzi umwe wavuze ati ibyo nanone Vava byarabaye arapfuye atubukurikiyeho n'isabi ati nawe natitonda birahari cyane ngukurikiyeho n'isabi nawe narabimubwiye natitondera yakitwaza ngo ubustari bwe nawe aragiye ibintu byafashe indi ntera mu bastari babakozemo murangire kabisa ubwo nago nge ndi umustari ko sinteze ariko rero namwe murimo mumaze iminsi mwibasira abagabo sinzi ikibazo mufite kabisa ngo turi bimonye n'ibyondo n'ibiki byose abantu bibabaza niba bimonyo iyo ukubisibuye mu bibwana ikibwejaguye kiba ari cyo ariko nimba uteyemo nawe ushaka imbwa nawe ubwo uri imbwa akazi imbwa se gute ariko reka nkubwire ubundi cyakoze ayisha ukuntu yabivuze biriya bintu bitandukanye na biriya noze Mutesi Jolly yavuze ngo abagabo n'imbwa rega abagore abakobwa musigaye muri abashinzi muri shinzi nyine nkubwire Mutesi Jolly ukuntu yabivuze byari biri kumvikana we yatanze urugero ati oya ntabyo kumvikana nyine umva abagabo babyara bagata abana babo cyangwa se batita ku bagore babo cyangwa se bakubita abagore none se yarabyaye arabizi yarabyaye none se nimba yarezwe ntiyarezwe na se na nyina se yaramusize se nyine niba ataramusize ubwo nyine papa we ntabwo ari muri izo mbwa we ntabwo ari muri izo mbwa
ubwo rero nyine ariko byo byanyabye reka nkubwire abagabo bameze gutyo bo nge ntabwo nanabaha n'izina ry'imbwa reka nzashaka izina rimwe nzaza ndibabwire kuko abagabo bameze uko nguko babyara bakajugunya naho se twebwe tutari CTU abasore banjye natwe twose ngo kari agasista ko noneho ngo ninuza ko kavuze ibintu bibi pe none se muri CTU hari kujyamo abantu bose uzi ko abantu batari CTU bose ubu ngo ari amagweje ari n'ibimonye ubwo nyine abababaye ubwo ni n'amagweje sinanabitindaho mwababajwe n'iki bundi abantu bababaye ubwo ngubwo rero niba mwarababaye ubwo muri ni ukubona akana k'igweja gatoya karimo gatuka bakuru bako na ba se na ba nyina njye rero sinzi ukuntu Aisha yavuga ijambo rikabababaza rikabarya rikabakorogoshora nimba uzi neza ko uri umuntu w'umugabo utajegajega ngo nawe uramushyigikiye nubizo ngo nawe uramushyigikiye ntabwo nabisubiramo ngo ni amagweja kuko nabantukiyemo n'abahungu banjye ko nabyaye abahungu ubwo nabo baba ari amagweja kandi ntabwo nabyara amagweja ubwo nanjye naba ndi igweja akazi utugweja udutoye ngahingura namutanse bagakubita amabombe hano ni hatari ariko reka tujye twitondera ibyo tuvuga ukuntu wafata abagabo ngo batuke mana abagabo badufatiye runini abagabo baduha ibyishimo ugiye kubatuka njye ntabwo natuka abagabo ni ukuri kw'Imana sinatuka abagabo pe abagabo ashoboye ko umugabo agushimira ahantu udashyikira waranza ukamutuka yewe umva reka dusoze ibintu utagiye ntabwo ari byiza aha agushimiye hembwa mu gutwi agushimiye mu mani ndwaye inkorora uko wansetsa cyangwa ugatuma gupita amabombe akagushimira udashyikira ariko buriya nuko ibintu tubigira burage ariko abagabo badufatiye runini ibaze batariho noneho turimo turubahukwa cyane kabisa muri ino minsi turimo cyangwa natwe twishyize ku karubanda cyane niyo mpamvu murimo mutumenyera noneho Aisha yarivugiye ati mumbabara amagweja sinzi ibyo ari byo ariko hakaba iryo jambo ry'igweja nigeze kuryumva n'umugore w'umupasiteri urumva ari kuvuga ngo mwanga kurya imbuto ngo nizabana mugakanura nk'amagweja ibyo bintu nigiye kubikoramo challenge nyine kuri TikTok iryo jambo urumva niho hambere nari numvishe igweja ndongera ndyumvana Aisha rero ashobora kuba ariho yanarikopeye ushobora kuba muvuga ibintu mutabizi mukavuga ibintu mutanazi Aisha yarazi ngo igweja n'ibiki birashoboka n'ubu ngubu wasanga atarabimenya noneho Aisha yatumye abantu noneho bakomeza gushimangira ko nta n'ikibunagira nimba yicaza amatafari ariko se nimba yicaza umugongo ariko n'ubundi ntacyo agira none se gute bavuga ngo nta kibunagira yicaza iki yicaza ariko yataza kuzamo wenda wowe ubyivugire ngiye ntaza kubivuga kuko nshobora gushiduka ngewe nagiye ariko wowe wenda hari Aisha watanze umwanya wo gutuma bakurira bakibuka ko nta kibunugira kandi imbere ntabwo ibyo bintu najyaga mbona muri comment babivuga wateye ikintu yabawe ubwo se twavuga ko ateye gute ntabwo tuzi uko ateye igweja ryamubyaye rirababaje ariko Aisha watanze umwanya n'ukuri kw'Imana wo gutuma bamenya ko udafite n'ikibuno ese buriya muri ndabafata ubundi imbere mwabonaga afite ikibuno ubu ngubu yavuze amagweja muhita mubona ko nta n'ikibuno agira nese yicaza inda ahubwo kereka wazabibazire niwe ngo bazanye neza ukuntu bimeze ni sheri we niwe gweja rye nagiye kubona mbona bameze nk'aho bari mu rukundo buriya rero wabona ari ryo gweja ryiwe niryo gweja rye sibyo kuna batari muri city yose uko ni gweja rero ni gweja yambara imyenda ya city ariko niyo mpamvu muri kino gihe asigaye yambara imyenda ya city ushobora kuba ariho yagiye bambe ariko ntabwo ameze nk'ato muri izi kampeni zo kwiyamamaza disi habayemo udushya twinshi cyane ibaze ko none uwitwa Brian yongeyeho ngo Kagame ngo busigaye yitwa DJ Kagame Brian DJ Kagame Brian singe ziba muri no mihanda ariko reka mbabwire ndakeka ko turi no kugana ku musozo sibyo
tugiye tugare ku musozo abakobwa mwe rwose bagenzi banjye cyangwa abadamu mwe nako ngo burara umukobwa ukiri wanjye mba mbona bose ari abagore ariko n'ubundi abagore mwe bagenzi ba mishu mwihangane nimuzongera gutuka abagabo kuko abagabo badufatiye runini ibaze nk'umugabo wamwisigweje agahita avuga ati sizongera kuguha ibyishimo agahita n'abandi bose bagahita bavuga ati tuzongera no kubonana nawe koko Aisha noneho wajya heko Aisha yabigenza gute konjya mbona n'ahantu hostinga kenshi ko ari amagweje ko bari mukikije amagweje bari menshi urumva yose aba yaje kureba ariko burangiye we n'ubu ndacyakomeje kwibaza yavuze amagweja bahita babona ko adafite ikibuno mbere ko nabyo babonaga byaragaragara nuko tutabonaga uburyo bwo kumwe ahubwo yarabasembuye muhita mubona amanenge ye duhita tubona nyine utakereka niba binsaba nkabasobanurira igweje icyo ari cyo noneho Brian ati Aisha ngo makiyaje za makeya ngakavuvuka ariko arashaje ngo nawe ari mu bantu bashaje amavuta adafata arashaje arusha Brian gusaza gateka nako Kagame Brian Kagame Brian ni sawa ubundi swinge muzikura he ahubwo mwebwe muzikura ahubwo furi abagore n'abakobwa musite muri kino gihe mu bivana furi zo gufata amazina yo kongeraho Kagame ariko sha nanjye ni Kagame mishu kubera ko njye uriya musaza ndamukunda ariko nyine izo furi zo gufata amazina yo kongeraho Kagame undi buraya bivanye hera ko muri campaign haje mutuntu n'utundi ariko tuzigana ku musozo katugane ku musozo kabisa ndekeka abanyarwanda bumvise ukuri bahawe ukuri kwa bahagize ibintu bavugamo ariko nyine ibintu bizima bijye bivugwa n'ibibi binengwe abantu barusheho kwigira aho kugira ngo abantu dukomeze dutwikire mu buzima bw'abandi gusa turushaho kumusenya aho kugira ngo bwubakwe nkeka ko ari byiza ko abantu bagomba kujya bafata n'umwanya bagahugurana aho kugira ngo bagire umuntu nimba bakoze nabi bakamubwira kandi akamenya ko agomba kwisubiraho kabisa abantu bose ngiye icyo nasaba no kugira ngo abantu bagira ibintu bavugira kuri kamera bagira ibintu bavuga private life zabo ariko bagira n'ibintu byo kwigisha nyine nta muntu wanze entertaining abantu nta muntu wanze gukora entertainment ariko abantu bagirusheho nanone no kwigengesera mu bintu bimwe na bimwe bavuga sibyo dusoza tugana ku musozo wowe muhishikiye abantu muri kino gihe cya mu mafilime urabona birimo bigenda ukwezi kwa karindwi we kwakugendekeye gute neza se kwa munani urabona bimeze gute cyangwa ibintu byawe urabona birimo bigenda neza cyane ukuri kw'Imana ndashima Imana ibintu byawe biragenda neza cyane nababwira basi bikeya mu byo nifuzaga ndi kugenda mbigeraho ibintu byawe byarakungukiye muri kino gihe warungutse neza muri kino byanjye bihubwo nguko ibihe bintu none se nta bintu ufite nyine ibintu byawe byarungutse mu kwezi kwa karindwi uku kwezi kwa munani byo ubiteganyaho iki ibihe bintu nyine mbwira ufite bingahe se ufite ibintu bingahe ufite ibintu bingahe uzi ucuruza nako ibintu bingahe uzi ugira uzakizwa uzaze ngurambike y'ibiganza ariko nuko ndi cardinal rega ndagusabira umugisha ku Mana rwose ibintu bizagende neza abantu muzahakatinge ndakoroye koko urakamenya nta kibazo ubwira abanyarwanda n'ahantu n'ibintu byawe kugira ngo bakomeze banakurebe bagukurikirane n'ahantu hose kugira ngo ibintu byawe bigomeze byamamare tugomeze tubikunde tugomeze tubirebe tubyiteho tubisigasire nawe ugomeze utembe toto n'iki ibintu byawe bikushishe bigire neza ku buryo ibintu bikomeza bimeze neza none ikintu kimbabaza ni ukuntu umuntu ahangana n'ino mihanda yamara gusa nk'uri kubishyikira abifasha agahita acomoka agafasha vava we wabonye ukuntu yapfuye atangiye kuba inzobe asa neza yavuye ibyara cupi yacukumbuye ariko ubu ngubu yitahiye asa neza pe ibaze nanjye rero ukuntu ino mihanda indushya izuba rikanyita imvura ikanyagira sibyo mukamudufaranga dukeya ibaze ningeraho bahamagara misho bakamusinyira miliyoni zingahe sibyo ibaze none ngeze kuri icyo gihe nkapfa
dore ubu ngubu ndacyagura ikiro cy'inyama tukakirya ibyumweru nka bingahe mushyiramo ebyiri n'utugufwa hafi aho ngaho mukajya ukajyana ujyana ningera kuri rwa rwego ngura amakoko nkakubita mu rugo ewana ariko zirahari ubutanzakugurira inkoko ubutanzakugurira inkoko kugira ngo rwose bibe bimeze neza nkugurire inkoko ugirye imeze neza urumva ariko nge ndashaka iyo ngiye uzajya wigurira buri gihe igosha niguriye uziko n'ikinkoko ukajya ndi gucuranwa n'iki twatureho umugisha wo kugira ngo ugire ishyo harya bavuga iki ubwo ishyo ry'inkoko ishyo ry'imishwi ngishyo ry'inkoko ntago horoye urabona iri zuba urabona hatashyushye cyane ariko Buriyani mba mufiteho ubukuru bwinshi wisunyibutsa Buriyani baramubwiye ngo niki banyweramo amata ngo nyine kira ikintu banywesha amata ngo bakitike ngo ni igicundi nanditse muri comment nimukajye mugora abantu wowe igicundi cyawe tuzakinywera uri gufata umuntu muri gushakira ahantu ibintu bitari uri gufata Buriyani ukamubaza icyanse koko icyanse cy'amata kuko Buriyani yakibwirwa Buriyani wamubaje amakureti kuko ya byeri kariyo yagusobanura ati hano 10 nangahe abama 20 nangahe ibyo bintu yabikubwira ukanamubaza uti byeri udashaka kuyinywera mu icupa unywera yabikubwira kari ikirahure ariko kujya by'amata ntabyo gusa uri kumubaza amata ariko nawe agomba kwiga ariko sinaye wenyine hari n'abamisi bigeze kugera gutyo Irene muri ndaha baramubaza ati ahantu bahinga biba bimeze gute intabire niki aravuga ati dumenye babirya hari hari n'abantu baza bakati babishaka none se ubwo ninde utazi intabire ntayazi reka tubyemere wavukiye mu mbyeyi mama sibyo wavukiye mu mbyeyi wenda ntuzi ni nabiri yo ziba wenda we twabyemera ariko nukuri kw'Imana nimba atarana nabizi yareka kuvuga ngo igicundi ni iki uziko nashatse kumvamo n'ibindi bintu igicundi okay Kate yewe karame Kate reka dusoze mwana reka dusoze dore weekend irarangiye ubu ugiye gusoza weekend yari ndyoheye yari kuryoheye iyo yari ndyoheye none se wampa gace se basi nanjye ngo numve ko iryana ryohera basi ngiye kuguha inka muzawe wari wumva umuntu ubaye inka muzawe genda hahandi muri ka kabari kawe muri ya rikasitowa yawe wiguriremo amabyeri ushakayo yes ahubwo ishyura none ahangaha ngende nyanywe kabisa ariko kutajya uvuga ko ufite rikasitowa ya danje nzabikora umunsi umwe biracyaza hari ibyo ngishaka hari n'ibindi ntarashaka kuvuga nzagenda mvuga hari n'ibindi tuzagenda tuvugaho uko bizagenda biza ubwo bunyamamarije nawe nyine weekend bagiye bashaka uburyo bigenda neza ndashaka gutangira gutama abantu n'abahosta batangire biyandikisha ndashaka kubahostingisha vuba ngaha ubundi wamaye akazi nkajya nkuhostingira niyo nahomba ntibaze none se wahembwa icyo wajya murezi nigeze guhostinga hano ako shamba afite amakuru we wambwiye ngo tugeze ku musozo oya dusoze ayandi makuru dusoze nari nayitaye ahantu yari ariko zikuyifata neza ubanza hari ahantu uvuye kuyifata ubanza hari ahantu uvuye kuyifata mugabo agiyumva barira reba ukuntu ngenda gifashe nk'ikijumba ariko reba ukuntu wowe ugafata romantically nyine ukuntu ngeri urimo wishyira ku munwa ugira neza uyifata neza ukagenda uzamura gake ariko by the way ahubwo ugiye he uyu munsi cyangwa se wari uvuye prote y'uyu munsi ni iyihe kugira ngo mu kiganiro mvuye mu rugo nta muntu uyu munsi se uyu munsi nta muntu tujya kureba ntawe kikoze ndavana mu kiganiro mite njya mu kindi ubu ngubu nta kibazo ariko nuza kukwaka uyu munsi ngiye ngo turebe imigisha uza kukwaka ibintu uyu munsi mu bimwe mu byo ufite harimo amafaranga harimo ubuzima harimo iki wowe warumvise iki harimo imiceri harimo ibiki ikintu umuntu aza kukwaka ugifite ukimuhe pe ntimukimane Imana niba yarabahereye ubuntu mujye mutangira ubundi
kandi iyo Imana iguhaye byinshi uba ugomba kubigeza no kuba batabifite. wowe uratanga ni ukuri kw'Imana n'aya magambo meza ndimo nkubwira y'urukundo pe. none se ubu ngubu hari ikintu ntabwo nakwimye koko ndimo guhereza ntabwo nzagukumva. Okay, Michu. Uratangiye nk'umuntu nsaba ibintu ngo mbimuhe arabitsa base. dukomeze dutahe. Umva rata bye kabisa. mbabwire rata mugende kuri Mishuketi ahantu hose niko nitwa, Instagram niko nitwa, TikTok niko nitwa, Facebook niko nitwa aseko ndi kuvugishwa akosha ubanza ngiye kurya ya nkoko wawe. Icyo nzi cyo nuko ibintu bimeze neza. Sawa bye no kuri. Ngende bakunda abantu ba hano kuri no channel. Kandi mukomeze mukomeze mukore subscribe, share na comment nimba ibintu bimeze neza, mukurikire uno mari umeze neza cyane.